Ibi bintu ngiye kubwira uyu munsi nta wundi muntu uzigera ubyumvana cyangwa se ngo bisearchinge kuri ChatGPT, Google Gemini cyangwa se n'izindi AI zose waba uzi cyangwa waba ukoresha. Uyu munsi ngiye kubwira uburyo bw'ibanga abantu benshi bari gukoresha bakorera amafaranga kuri TikTok ndetse na WhatsApp bitabasabye igishoro kirenze, dore ko ari hafi ya ntacyo. Twe ubundi imbuga nkoranyambaga ntabwo tuzirebera mu ruhande rumwe rwo kwinezeza cyangwa kwishimisha, ahubwo tuzirebera no mu rundi ruhande rwo kuzibyaza amafaranga. Imbuga nkoranyambaga tukazibyaza umusaruro cyangwa se amafaranga. Niba ari ubwa mbere wisanze ahantu, wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Hano ahantu uzanye ubusa ubundi ugataha utahanye ubumenyi ndetse n'amafaranga. You are welcome. Reka duhere kuri TikTok. TikTok ni urubuga rukunzwe n'abantu benshi cyane muri iyi minsi, kandi abenshi muri bo bari gukorera akayabo k'amafaranga mu ibanga rikomeye bayakuye kuri TikTok. Uti bari kubigenza gute? Ngiye kuguha strategy iri gukoreshwa n'abantu benshi bakabyaza TikTok amafaranga. Icyo bigusaba ni ugukurikira video ugatega amatwi ndetse ukayireba mpaka irangiye. Reka dutangire. Muri iyi minsi kuri TikTok uri kubona ama live menshi y'abantu bari gucuruza imyenda, inkweto se cyangwa ibikoresho by'ikoranabuhanga. Yego nibyo, wakubwira se ko nta gishoro bariya abantu biri kubasaba wabyemera? Dore uko bari kubigenza. Wowe uri kugenda ku mucuruzi usanzwe uranguza, wenda uranguza imyenda, inkweto se cyangwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, hanyuma ukamubwira ko ugiye kumwamamariza kuri TikTok. Tuvuge wenda ugiye ku mucuruzi wa Downtown cyangwa se Mateus. Ibyo ngibyo mu byumvikanye uhita ugafungura live ya TikTok ukavuga ko uri gucuruza ibicuruzwa runaka, ariko nyine bigaragara ubundi babyemeranyije ko ugiye kwamamariza uwo muntu, akakwemerera ukajya mu bicuruzwa bye, ukaza kuri live abantu ukababwira ko uri kubicuruza, and then bagatangira. Ushobora gucuruza imyenda, inkweto cyangwa ibindi bikoresho byo mu rugo cyangwa ama microphone, amakamera, amatelefone n'ibindi byinshi. Iyo ubonye umukiriya arakwishyura ukamushyira ibicuruzwa iwe mu rugo, muri make ukamukorera delivery. Uti se nge nungukira he? Reka dufate urugero ku ipantaro. Ipantaro watangiye ibihumbi 15 ikaba irangurwa ibihumbi 10, ugahita wishyura umucuruzi nyiri duka ibihumbi 10 byo kurangura, ugahita usigarana ibihumbi 5. Mu bihumbi 5 ukuramo igihumbi cyo guhereza motari urageza ipantaro ku mukiriya, nawe ugasigaranaho ibihumbi 4. Ngaho ibaze ucuruje n'abakiriya 10 ku munsi, ubwo ukoreye arenga ibihumbi 40 ku munsi, washoye internet yawe ndetse no gutinyuka. Ibi bintu bitekerezeho, urumva byakora cyangwa ntabwo bikora? Bimbwire muri comment. Icya kabiri ni WhatsApp. WhatsApp yo ntabwo isaba gukora live, oya, bisaba gusa gupostinga kuri status yawe. Ndabizi neza ko nawe ufite nimero y'umuntu wenda ukorera Downtown cyangwa Mateus, ubona ashyiraho stati nka 200 ku munsi. Si ngombwa ngo ube ufite ibicuruzwa, ahubwo n'ibipantaro irangurwa ibihumbi 11 uvuga ko uri kwitangira ibihumbi 15. Wabona umukiriya ukagenda aho barangura ku muranguzi, ugahita uyirangura ukayifata ukayishyira umukiriya mu rugo, ugakora delivery. Ko online business zose zigirwa na delivery, umuntu agura kuri internet wowe ukakimushyira mu rugo. Kandi ikindi kintu wirinda, iyo ubonye umukiriya wirinda kujyana wenda ipantaro imwe, jyana nk'amapantaro nk'atatu. Niba uri umuntu uzi gucuruza, ushobora kuvayo yose uyamugurishije, kandi ubwo ubonye umukiriya umwe aguhundi n'undi akaguhundi, ukagenda waguka muri ubwo buryo. Urumva already wamaze gutangira online business bitagusabye gushora amafaranga atari menshi, kandi ibi bintu bitunze abantu benshi cyane, yaba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Nawe wabigerageza ukazanshimira nyuma. Niba wumva nakugira ikindi ngufasha, byandika hasi muri comment. Niba wifuza utundi tuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu, byandika hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Ariko mbere yuko ngenda, reka nkubaze nti, ko wazanye ubusa utahanye iki? Ciao ciao, ndabakunda cyane.